Ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe mu izina rya Yesu. Jya gusuhuza nitwavuga Imana Moise. Wewe witwa nde? Urakoze cyane. Ndabashimiye kubwo kuba mwifatanyije nanjye muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma nkuko bisanzwe mudukurikira ku Ururembo TV, Ururembo rweraTV. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nifuje kongera gufatanya namwe ijambo ry'Imana, tugasangira ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga amateka akomeye cyane, amateka utaruzi, ukuri utigeze kumenya. Tugiye kuvuga ku mateka akomeye cyane y'Imana. Hanyuma nkuko mubimenyereye mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana, tugenda tubasangiza. Hari ibyo tubaha, ari gahunda yabereye mu materaniro, tukabona ko ari ijambo ryafasha buri muntu wese, tugahitamo kuba twarishyiraho kugira ngo mubashe gufashwa namwe n'iryo jambo ry'Imana. Hanyuma hakaba n'ibiganiro by'umwihariko dukora biri by'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gusangiza ijambo ry'Imana abantu bose. Hanyuma uyu munsi rero, cyangwa se muri iki gihe tugezemo, nifuje kubagezaho ikiganiro cyitwa ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma iki kiganiro hari abantu batacyumvise bwa mbere, hari igihe nigeze kujya nkitambutsa ariko ntabwo cyaciye ku rubuga yenda nkuru nguru turi gushyiraho ubutumwa ku buryo cyabonwa n'abantu bose. Niyo mpamvu nifuje kuba twakongera tukagisubiramo iki kiganiro kugira ngo buri muntu wese utarigeze umenya iki kiganiro kivuga ukuri kubyerekeye Imana nawe abashe kumva ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma tuzajya dukora igice kimwe buri munsi, tugishyire ku Ururembo TV, hanyuma tugishyire kuri YouTube, tugishyire ku mbuga nkoranyambaga, kuri social media zose. Aho uzajya hose uzajya ubonaho ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Uyu munsi tuzajya dukora igice kimwe. Imana rero ibaha umugisha. Hanyuma iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro ntekereje aka kanya, nta nubwo ari ikiganiro nifuje kubagezaho ari ibitekerezo byanjye, ahubwo iki kiganiro ngiye kujya ngisoma mu gitabo. Ni amagambo y'impuguro ku byerekeye Imana, cyangwa se ibyerekeye ijambo ry'Imana. Nzajya asoma mu gitabo n'ubundi cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Iki ni igitabo kirimo amateka akomeye cyane, kirimo bimwe mu bintu byagiye biyobera abantu ku byerekeye Imana. Niyo mpamvu cyiswe igitabo cy'ukuri. Rero ni igitabo cyanditswe n'abahanga batandukanye, gusa nange navuga ngo ndi mu bantu banditse icyo gitabo, ndetse ni n'umwe mu bantu batanze igitekerezo cy'uko twakwandika igitabo cyitwa ukuri ku byerekeye Imana. Hanyuma icyo gitabo ubu ngubu ugikeneye ushobora kujya aho kujya muri telefone yawe, ukajya aho udawunodingira application, ukajya kuri Play Store cyangwa se ukajya kuri App Store, ukadawunodinga, ukandikamo igitabo cy'ukuri cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana ushobora kujya kuri Play Store cyangwa se kuri App Store, ukakidawunodinga ukabasha kugisoma. Imana izaguha umugisha. Imana rero ibagirire neza. Ndagira ngo tujye dufata igice kimwe muri iki gitabo tukiganireho uyu munsi, ejo tuganire ku kindi. Tutangiye rero, reka mbanze mbereke. Iki gitabo gifite ibice bigera muri 30, n'ibice 34. Reka mbabwire ibi bice ibyo ari byo kugira ngo uzagire amatsiko yo kumenya ibyihishe muri ibi bice. Hanyuma buri gice cyose gifite umutwe w'icyo gice nyine, nk'uko bisanzwe. Igice cya mbere kiravuga kiti, ese Imana y'ukuri umuremyi wa byose uzi iyo ari yo? Kabiri haravuga ngo, ese Yesu Kristo ni muntu ki? Gatatu, ni izihe mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo? Kane, ese igitabo cyera cy'ukuri cyavuye ku Mana uzi icyo ari cyo? Gatanu, ese umutambyi ni muntu ki? Gatandatu, ese umuhanuzi ni muntu ki? Karindwi, ese idini ry'ukuri uzi iryo ari ryo? 8, ese umukristo w'ukuri uzi uwo ari we? 9, ese ibyo kwatura ibyaha uzi ibyo ari byo? 10,
ese waruzi iby'amategeko n'ubuntu? 11 ese waruzi iby'ingaruka z'icyaha? 12 kwizera cyangwa ibyiringiro ni iki? 13 ese waruzi aho imibabaro y'umukiranutsi iva? 14 ese kuki Imana ireka ibibi n'imibabaro bikabaho? 15 ese waruzi ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu wese? 16 ese waruzi inkomoko y'abantu b'amoko yose? 17 ese waruzi iby'agaciro abagore bahawe? 18 ese waruzi ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe? 19 ese waruzi ko inzoka atari yo Satani? 20 ese waruzi iby'inkomoko iby'imikorere ya Satani Kristo cyangwa Eliminati? 20 aho ni 20 ese waruzi iby'imikorere ya Satani Kristo cyangwa Eliminati? 21 ese waruzi iby'ubutegetsi bw'abantu n'Imana? 22 ese waruzi imibare ikomeye Imana ikunda gukoresha? 23 ese waruzi ko isi yahindutse? 24 ese waruzi iby'ijuru, isi n'ikuzimu? 25 ese waruzi iby'iminsi y'imperuka? 26 ese waruzi iby'impanda indwi zizavuzwa? 27 ese waruzi iby'ibimenyetso 7 n'amafarashi 4? 28 ese waruzi iby'ibyago 7 by'imperuka? 29 ese waruzi iby'inyamaswa n'inyanja bivugwa mu byanditswe ibyo ari byo byose? 30 ese abapfuye bazongera kubaho? 31 ese waruzi ko hari abantu bazajya mu ijuru? 32 ese waruzi ko hazabaho indi si nshya n'ijuru rishya? 33 iherezo rya byose riri bugufi. 34 ari nacyo gice cya nyuma cy'igitabo, ni imigani n'ibibwirizwa n'impuguro by'ubwenge. Ibyo nibyo bice uko ari 34 bigize iki gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Mu by'ukuri rero ushaka gusoma iki gitabo nakurangiye aho bagikura, jya kuri App Store cyangwa Play Store udownloading igitabo cyitwa ukuri kubyerekeye ubwenge, cyangwa se igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma kandi uretse no kukidownloadinga ugiye gukurikirana ibyanditse muri iki gitabo ku Ururembo TV, ni channel iba kuri YouTube. Niba utarakanda subscribe, jya kuri YouTube uyisearchinge, urandikamo Ururembo Rwera TV, nurangiza usearchinge uzarubona, hanyuma ukande subscribe kugira ngo uzabashe kubona ibice byose by'ibiganiro tugenda dushyira, cyangwa se ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku munsi. Hanyuma ukandi like, utubwire ni wakunze, utanga ibitekerezo kubwiza inyigisho, cyane cyane kuri ikiganiro cyitwa ukuri kubyerekeye Imana tugiye kujya ducishaho. Ndashaka ko abantu mwese mwumva iki kiganiro mujye mutanga ibitekerezo, kuko hari uko ubyumva, hari uko utekereza Imana, hari uko utekereza ko byaba ukuri, ariko ndashaka ko nawe utanga igitekerezo tukamenya ikikuri ku mutima, kandi kibona kitagenda neza nacyo ukatubwira tukagusobanurira. Imana iguha umugisha. Hanyuma tugiye gutangira n'igice cya mbere nyine cy'iki gitabo ukuri kubyerekeye Imana. Mbere yuko dutangira gusoma, nagira ngo tubanze dusenge, ariko nanone mbere yo gusenga ndasaba kugira ngo wumve ibingibi, iki kiganiro cyangwa se n'ibindi biganiro by'ijambo ry'Imana uzajya ubikurikirana ku Ururembo TV, Ururembo Rwera TV. Jya kuri YouTube nkuko nabikubwiye, wandikemo Ururembo, usige akanya Rwera TV, hanyuma usearchinge, uzayibona, ubone n'ibiganiro byose tugenda dushyira ku hita, ukanda subscribe kugira ngo ubashe kudukurikirana umunsi ku munsi. Kuri Facebook naho ni Ururembo Rwera, niko rwanditsemo Ururembo Rwera, naho wajyaho kasacinga uzabona ibiganiro byacu. Kuri Instagram naho ni Ururembo Rwera TV, naho watubonaho. Kuri email nayo ni Ururembo Rwera TV 5 gmail.com. hanyuma kuri Google naho ni Ururembo Rwera TV 5
Imana iguha umugisha. Ndumva aho uzajya hose kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ukandikamo Ururembo Rwera, uzabona ibi biganiro byacu byose. Imana iguha umugisha. Iki gitabo nakurangira aho wagikura, igitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge umunyeshuri kubyerekeye Imana. Jya kuri Play Store cyangwa se kuri App Store udownloading igitabo cy'ubwenge umunyeshuri kubyerekeye Imana. Hari byagufasha kujya nawe usoma, atari jye ugusomeye gusa. Hanyuma reka dusenge maze dutangire dusome. Dutangire n'igice cya mbere, kandi ndazi neza yuko uzafashwa ukamenya ukuri kubyerekeye Imana. Umunsi ku munsi, buri munsi turakora igice kimwe kugira ngo turusheho gufashwa. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye kuba mukurikirana iki kiganiro. Mana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Tugushimiye iki kiganiro tugiye kujya dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikiganiro cyitwa ukuri kubikwekeyeho. Hanyuma nzi neza ko twayobowe n'umwuka mu kwandika iki gitabo. Ndakwinginga kugira ngo ujye ubana nanjye, kandi ufashe amaso yanjye kureba neza no gusoma ibyanditswe neza, maze kandi umuntu uzumva iri jambo wese n'ubusobanuro kubyerekeye Imana azafashwe nabyo, akure mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagusaba Mana kubana n'imitima buri muntu wese ugiye kujya udutega amatwi muri iki kiganiro, kandi umuhe umugisha uko bukeye n'uko bwije, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana nibahe umugisha, kandi Imana nibagirire neza. Reka rero dutangire n'igice cya mbere cy'ukuri kubyerekeye Imana. Igice cya mbere gifite umutwe ugira uti, nk'uko twabyumvise. Igice cya mbere gifite umutwe ugira uti, ese Imana y'ukuri umuremyi wa byose uzi iyo ari yo? Ese Imana y'ukuri umuremyi wa byose uzi iyo ari yo? Biragoye kumenya Imana y'ukuri, kuko hariho ibyitwa ko ari Imana byinshi, kandi bifite n'ababisenga bakabiramya ndetse bakanabyamamaza. Ariko se koko ntihariho Imana imwe y'ukuri? Ese niba ibaho ibahe? Ese yitwa nde? Ese ikora ite? Ese ubundi koko Imana ibaho? Imana ni iki? Ubundi Imana ntabwo ari umuntu, nta nubwo ari ibumba, nta nubwo ari igiti, nta nubwo ari ibuye, nta nubwo ari izuba, nta nubwo ari ukwezi, kuko ibyo byose byararemwe kandi byaremwe n'Imana. Imana y'ukuri rero yaremye byose ni umwuka. Yesu yaravuze ati, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Mu by'ukuri Yesu azi Imana neza cyane, kuko abana nayo mu ijuru. Imana rero ni umwuka. Ese Imana y'ukuri yitwa nde? Izina ry'Imana y'ukuri yitwa Uwiteka Yehova. Yabwiye Mose iti, uzaba ariko ubwira Abisirayeli uti, Uwiteka niryo zina ryanjye iteka ryose. Kuva igice cya 3 umurongo wa 15. Iryo niryo zina ry'Imana yitwa Uwiteka. Iyo niyo Mana y'ukuri. Izindi zose nizo abantu bishiriyeho, ni ibigirwamana. Uwiteka niwe Mana y'ukuri. Uwiteka abahe? Mbere yuko Uwiteka arema abantu, yabanje kubaremera isi yo guturamo. Hanyuma rero na mbere yuko Uwiteka arema ibiremwa by'umwuka, yabanje kubiremera aho biba. Uwiteka rero abana n'ibiremwa by'umwuka mu ijuru. Ibyo biremwa by'umwuka n'abamarayika. Uwiteka yibera mu ijuru, ariko kuko Uwiteka ari umwuka, kandi umwuka ukaba ushobora kwibera aho ushatse hose, Uwiteka abera hose icyarimwe. Kuki Uwiteka atiyerekana ngo abantu bamubone? Icyo kibazo abantu benshi barakibaza, ndetse bigatuma benshi bashidikanya, bakavuga ko Uwiteka ari ntawubaho. Ariko kuba abantu badashobora kubona Uwiteka ntibivuze ko atabaho. Uwiteka ni umwuka, n'abamusenga bagomba kumusengera mu mwuka, n'abamureba bagomba kuba mu mwuka, n'abamwumva bagomba kuba mu mwuka.
ndetse n'abavugana nawe bagomba kuba mu mwuka, n'abagendana nawe bakaba mu mwuka. Ese ubundi kuba Uwiteka atiyerekana ugira ngo ni amakosa ye? Hoya, ntabwo ari amakosa ye, ahubwo ni amakosa y'abantu. Bibiliya iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha bituma badashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma kandi Bibiliya mu Itangiriro igice cya 3 havuga ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, bivuze ngo umuntu yasaga n'Imana. Hanyuma kandi Bibiliya ivuga ko Imana yamuhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo, yahumekeye umwuka wayo w'ubugingo mu muntu. Bisobanura ko umuntu atari kuzapfa kuko yari afite umwuka w'ubugingo muri we. Hanyuma rero Imana imaze kurema umuntu yagiranye nawe isezerano, iramubwira iti ntuzajye ku giti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Vuba bidatinze Satani yashutse umuntu, maze umuntu yica isezerano rye n'Imana yamuremye ikamuha ubuzima. Umuntu rero amaze kurya izo mbuto yisanze yambaye ubusa. Bisobanura ko ishusho y'Imana yari yamuvuyeho, asigarana igikanka cy'umubiri n'amaraso. Kuva icyo gihe nta muntu wongeye gusa n'Imana, kuko ishusho y'Imana yavuye ku muntu amaze gukora icyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Iryo kamba ni ishusho y'Imana izasubira ku muntu. Hanyuma kandi umuntu amaze gukora icyaha, amaso ye yarahweje. Bisobanura ko amaso yari afite siyo yagumanye, kuko mbere yari afite amaso y'Imana niyo maso y'umwuka. Ariko umuntu amaze gukora icyaha yasigaranye amaso y'umubiri gusa. Kuva icyo gihe nta muntu wongeye kubona Uwiteka n'amaso ye, kuko amaso y'umubiri dufite ntabasha kubona ibirenga by'umwuka. Iyo niyo mpamvu nta muntu ushobora kubona Uwiteka, kuko Uwiteka ni umwuka, kandi amaso dufite ntabasha kureba ibirenga by'umwuka. Niyo mpamvu uzumva marayika w'Imana akuvugisha, ariko wararanganya amaso ntumubone, kuko ari ikiremwa cy'umwuka, kandi amaso dufite ntabasha kureba ibirenga by'umwuka. Ni nayo mpamvu ushobora gusengera umuntu ufite abadayimoni, ukumva bamuvugiramo, ariko ntushobora kubabona, kuko nabo ni ibirenga by'umwuka. Ngayo nguko rero mpamvu tutabona Uwiteka ni amakosa yacu, kuko twakoze ibyaha bituma twiyambura amaso y'umwuka yarebaga Imana. Gusa umenye ko Uwiteka atari kure yawe, aguhozaho ijisho, ariko wowe ntiwamubona. Mbega ni nk'uko udashobora kubona umwuka uhumeka, cyangwa ngo ubone umuyaga ugenda mu kirere, niko udashobora kubona Uwiteka ugifite amaso y'umubiri, kuko nawe ni umwuka. Naho ibyo kuvugana n'Imana byo icyatumaga umuntu avugana n'Uwiteka bakumvikana ni wa mwuka w'ubugingo wabaga w'Imana yari yarashyize mu muntu. Uwo nawe yavuye mu muntu akimara gukora icyaha. Niyo mpamvu abantu bapfa, kuko nta mwuka w'ubugingo bafite muri bo. Uwo mwuka rero ni nawo wafashaga abantu kuvugana n'Imana, ariko umaze kubavamo ntibongeye kujya bavugana n'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese atajya avugana n'Imana ngo yumve imuvugisha. Gusa hariho abantu bagiye baba inyangamugayo bakirinda ibyaha. Abo ngabo Imana yajyaga iboherezaho umwuka wayo, maze ikavugana nabo, ndetse ikanabatuma ku bandi. Abo tubita abahanuzi. Hanyuma rero yuko Yesu aje mu isi gucungura abantu, yabasigiye isezerano ry'uko abamwizeye bakemera kugarukira Uwiteka, agiye kuboherereza umwuka w'Imana, niwe uzabafasha. Hanyuma Yesu amaze kujya mu ijuru, nyuma y'iminsi 40 yohereje umwuka wera w'Imana. Abari baramwizeye bakemera kumukorera, abo tubita intumwa za Yesu. Abo bagomeje kwamamaza inkuru nziza,
ari nako umwuka bahawe abakoresha ibitangaza, ndetse nabo bagasengera abandi nabo bakawuhabwa. Ubu kugeza uyu munsi abantu bose basenga bamaze guhabwa uwo mwuka wera babasha kuvugana n'Imana. Ariko uwo mwuka wera umwakira iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi menshi, ugapfana na Kristo n'ibyaha byawe, ukazukana na Kristo n'imbabazi n'umwuka wera. Abameze batyo niyo bapfa hanyuma bazazuka babeho, kuko bo bashubijwe umwuka w'ubugingo. Ngayo nguko rero Uwiteka arahari, nuko amaso yacu y'umubiri adashobora kubona ibiringa by'umwuka. Ariko nsakubwira uko wakora kugira ngo mu gihe kiri imbere uzarebe Uwiteka n'amaso yawe. Uwiteka watanze umwuka wiwe kugira ngo tujye tuvugana nawe, azabura no kwiyereka ngo tumurebe. Ese Uwiteka yavuye he? Tumaze kubona ko Uwiteka ari we waremye ibintu byose, ariko uribaza uti ese Uwiteka we yavuye? Mbere yuko arema ijuru n'isi yarari, ese yahagararaga? Ese ajya kurema isi n'ijuru yahagaze? Ese yarabyawe? None se niba yarabyawe ninde wamubyaye? Yararemye se? None se niba yararemye ninde wamuremye? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza kandi bakiburiye igisubizo. Ariko jyewe ndaguha igisubizo. Mbere na mbere nakubwiye ko Uwiteka ari umwuka. Mu by'ukuri rero umwuka ntubyarwa, nta nubwo uremwa. Bibiliya mu Itangiriro igice cya mbere havuga ko Imana imaze kurema isi n'ijuru, umwuka wayo yagendagendaga hejuru y'amazi. Bisobanura ko uwo mwuka wari usanzwe uriho. Hanyuma rero wowe wibaza uti mbere yuko isi n'ijuru biremwa Uwiteka yahagararaga he? Ntabwo umwuka ukenera aho uhagarara, ku butaka cyangwa se n'ahandi. Uzitegereze mu kirere iyo umwuka ugenda, urebe ko hari ikintu uba uhagazeho. Uwiteka nawe ni umwuka, ntakenera aho ahagarara cyangwa aho agendera. Nawe wibaza aho Uwiteka yavuye, banza wibaze umwuka uhumeka uva he. Ngaho ibaze iyo uhushye mu kanwa kawe hagasohoka umwuka, wiya mwuka uba uvuye. Ese uba uremwe nande? Uba uremewe nande mu nda yawe? Ibaze iyo wipfukiranye uri munsi y'ikuvureri, umwuka uba uri guhumeka uba uri kuva. Ese uba uri kuremwa nande? Ibaze iyo umuntu ahaze ipine ry'imodoka rikuzura umwuka maze akawupakiraho amatoni, imodoka ikabasha kugenda. Ese uriya mwuka uba uri mu ipine uba wavuye? Uko utamenya aho uwo mwuka wose uba wavuye kandi ukagira akamaro kanini, ni nako utamenya aho Uwiteka yavuye, kuko nawe ni umwuka. Gusa umwuka ugira imbaraga zidasanzwe. Ushobora guhuha ukaba wagusha ibiti binini, amazu n'ibindi byinshi. N'umuntu rero ufite umwuka w'Imana muri we aba ari umunyambaraga cyane, ko we amenya ibizo abandi batamenya. Uwiteka rero ni umwuka, kandi umwuka ntiwaremwe, kuko umwuka ubwawo ni igitangaza, ndetse ushobora no kumera nk'aho ari ubusa. Niyo mpamvu uba uri mu nzu ukumva Imana ivugana nawe, kandi inzugi zikinze n'amadirishya akinze. None wambwira ko abavuye he? Ni umwuka, kandi umwuka ntukenera inzira n'ibiremwa by'umwuka, kandi umwuka ntukenera inzira. Sari mwihangane nduhukeho gatoya.
dukomeze. Twari tugeze ahavuga ngo kandi umwuka ntukenera inzira, ibiremwa by'umwuka nabyo biba bifite ubushobozi kuko ibiremwa by'umwuka ari ibiremwa by'umwuka. Niyo mpamvu ushobora no kuba uri kuri moto kandi yihuta cyane ukumva marayika agenda avugana nawe, nuko ari ibiremwa by'umwuka. Hanyuma kandi nakomeje kuvuga ko umwuka wari usanzwe uriho mbere yuko ibindi biremwa bibaho. Imana nayo ikaba ari umwuka, ni nayo ijera uwo mwuka wayo. Hanyuma kandi si nayo iteretse ku mwuka, ifashwe n'umwuka, iba imeze nk'ireremba hejuru yawo. Imana rero nibaho umugisha. Ngira ngo iki ni igice cya mbere cyasobanuraga Imana y'ukuri iyo ariyo ndetse n'imikorere yayo ndetse naho yaturutse. Ngira ngo mwumvise ibintu byinshi abantu bajya bibaza ku byerekeye Imana. Ngira ngo uraza nawe gutanga igitekerezo numara kumva ubutumwa, hanyuma Imana rero iguha umugisha. Ndagushimiye ko wari unkurikiranye, kanda subscribe kandi ukande like, utange n'igitekerezo. Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane kudukurikira, ntimuzacikwe n'ikindi gice cya kabiri kizakurikiraho ku munsi w'ejo. Imana nibaho umugisha. Murakoze cyane, turabakunda.